nge nagize ingorane rero zo kugira ngo aba bantu bose babe baranciye mu maboko mbareba, nongeye kwibuka imirimo yabo, ndavuga ngo ariko Mana twirukanye ingabo z'Abamidiyani, amakomera ni muri ibyo nibyo byirukanye ingabo z'Abamidiyani. Urano watubikiraga ibyuma byose bya korali, kuko urusengero twari turimo mu byo tunashima Imana ntabyo basanze Imana yacu ariyo yonyine ikwiriye kubahwa, cyubahiro n'icyayo yonyine. Gideyoni, genda uko imbaraga zawe zingana. Gideyoni we. Turavuga rero reka dutegure uyu munsi, dutumire n'izo famiye zize hano uyu munsi mukuru wo kwibuka aba bantu, kuko ntabwo tuwita umunsi w'akababaro kuko bagiye nubwo twabakundaga, ariko Imana yaravuganye natwe kandi yarabatunganyije, yarabejeje. Kandi natwe icyo turi guharanira muri uku kuririmba, mu gukora umurimo w'Imana no kugira ngo tuzezwe, tuzicarane na Data wo mu bwami bw'ijuru. Haleluya. Ni nayo mpamvu rwose ntihagire uza kubabara. Ndabizi yuko hari ushobora kubabara akavuga kibuka akagira ute, ariko wababara ubabara uvuga ngo Yesu we warakoze imirimo abantu bakoze, nanjye umpe kuyikora. Kandi nanjye iki giterane cyateranyije aba bantu, nanjye igihe cyose nzakorwa mu mubiri umuntu haranire ko nawe azagira uryo avugwa. Naho biganisha si ukubavuga gusa, ahubwo harimo inyigisho ikomeye cyane yo kureba ngo se ko nirimba koko mfuye hari umuntu uzagumya kunyibuka, bibaye ngombwa ko Imana inyimura koko nanjye isurange abantu bazifuza kugumya bayireba cyangwa bayitekereza. Ibyo bintu murumva ko birakomeye, ni ibintu byo gusaba Imana kandi no guharanira, ari byo buri munsi bituzindura. Akaba ariyo mpamvu rero tugiye guhamagara imiryango twatumiye, nimara guhaguruka ngo turaza kubaha impano. Turasaba umuryango wa Rufonsi, dusabe Rufonsi nimba uhari bahaguruke bahagarare hari imbere. Rufonsi twaririmbanaga, umudamu wenda umuva hari yahaguruka. Mujye mu mukomera amashyi menshi ga mu butwari. Turasaba umuryango wa Nkorerimana Jacqueline, mama Cyubahiro, niryo zina tumuziho, umuhagarariye nawe ahagarare hano imbere. Barahagarara imbere, abapasiteri bari kubaha impano baza kubaha, ariko ubwo baraza kuzitanga ya miryango imaze guhaguruka. Turagira ngo tubanze turebe ko ihari, noneho ubundi baze kuza guhaguruka. Musabimana Ezakari, famiye nimba ihari haguruke. Turasaba famiye ya mama Gakuru,
Mukakarisa, barakoze cyane. Reka nongere nsubiremo buri muntu rero kugira ngo noneho tumuhereze impano ye. Reka dusabe pasiteri wa paruwasi Jean Baptiste aduhere Rufonsi mu famille ya Rufonsi impano. Izo mpano baragumya bahagarara ahangaha kuko iri hasi banza, iri hasi baraza kuyifungura. Mama Cyubahiro, reka dusabe Pasiteri Benjamin abashyikiriza impano. Turasaba mwarimu Celestin ko nawe aza kwegera hafi. Turaka dusabe Eza Marie Kereri Zaramba Celestin aza muduhera impano. Harimo umugabo we ndetse n'abana be. Aba ni abahungu be bari kumwe. Reka dusabe Musabyimana Izakayi Pasiteri Evona abaduhera impano. Reka dusabe aba pasiteri rero bagaruke kugira ngo bazifungure bazereke itorero. Pasiteri rero mugaruke bafungure nini, ziriya ntoya zo baraza kuzifungura bageze mu rugo. Dufungure izaha ngaha izi nini, izindi baraza kuzifungurira mu rugo. Igihe bazifungura korali hari uburyo ndagira ngo wenda batabasha kubona hano bamwe bazajya bazibona hariya binyuraho kuri ekara, ariko kuba babasha kureba aha murabona ko bari abanyuraho mu kanya tubonye Zekari nyine ari kumwe na korali na Rada, tubona Mama Gakuru ari kumwe na korali na Rada. Sawa, ndagira ngo bazinyuranyije. Sawa, ndagira ngo muzirebesha imbere kandi bananyuze. Nagira ngo murabibona hariya, uriya ni Mama Gakuru, murabona ko ari kumwe na korali na Rada, ukurikiyeho neza Kai. Nagira ngo mugenza w'ubucyangira icyo mbavugaho. Mugenza w'ubukeya Mama Gakuru uriya Mukakarisa yayoboye korali na Rada, ari umudamu mu bihe bikomeye, afata icyemezo ayobora korali. Ndagira ngo ni nayo mpamvu mu kuyobora korali hari gutanga ubutunzi, hari gutanga umwanya, hari gutanga ibitekerezo. Yabaye umuririmbyi mwiza, ni nayo mpamvu twafashe umwanya wo kumwibuka. Muhe Imana icyubahiro.
ajyeho undi, bashyireho undi. Uriya Izakayi yabaye kontabure w'iyi korari, ayibikira amafaranga, ayishakira amafaranga ava itera imbere. Niyo mpamvu nawe tumwibuka, nta kibi twegeze tubona kuri we, nawe duhereze Imana icyubahiro. Bashyireho undi. Uriya Nkorera Imana mama Cyubahiro yakoze akazi gakomeye. Akazi yakoze ubwo imirimo ye ni ya Rufonsi, birajya gusa nayivugira rimwe. Uriya no watubikiraga ibyuma byose bya korari, kuko urusengero twari turimo mu byo tunashima Imana nta byuma byari kuraramo. Kari agasengero kari hanga gakingishije inzugi z'ibiti. Ibyuma bikaba ngombwa ko bitaha bigataha kwa mama Cyubahiro, bibika imyaka myinshi. Igihe twaboneye uru rusengero, murumva ni imyaka myinshi cyane. Abibika neza, aba kontabure w'itorero, aba umuntu duha amafaranga, aba umuririmbyi mwiza wagiye nta kibazo dufitanye nawe. Urumva ko nawe ni mukuru Imana icyubahiro. Tugiye kuri Rufonsi. Rufonsi uriya ibi byuma no wabyikoreraga ku mutwe. Ntimubona ubu ngubu dufite imodoka tugendamo, aha nta modoka habaga igare rya muzehe uyu nguyu Karamba. Ibyuma rero ntitwari kuvuga ngo bigende mu modoka kandi nta nihaba. Uyu rero Rufonsi no wabitwaraga ku mutwe, akabijyana kwa mama Cyubahiro, akabibitsayo. Twagera igihe cyo kongera kujya kuririmba na repetition akajya kubireba, nta kiguzi, nta kwinuba. Imana imuhe umugisha. Kandi n'umudamu w'Imana imuhe umugisha. Niyo mpamvu turi kwibuka imirimo y'abera izibukwa. Tudatinze rero turasaba kugira ngo aba bantu nibaza gutaha baraza kunyura kuri protokoli, bayobore aho bicaza banaganire nabo. Ariko hari uwo twasaba muri aba ngaba uhagarariye abandi akagira ijambo avuga, noneho korali na rada ikaza gushyiraho indirimbo yateguye y'uyu muhango. Haleluya, haleluya. Ariko ko mbabona nk'abantu batari mu nzu y'Imana, koko mwabivuze neza, niba ntacyo muyishinja. Haleluya, amen. Rero mpagaza nka mukuru wa mama Cyubahiro, ariko mama Cyubahiro asengeye hano imyaka myinshi, yari mukuru wanjye nakundaga, kandi n'ukuri yari intangarugero kuba muzi, kuko nkeka ko hano mwese mutamuzi. Ariko ndashimira Imana, yatashye ku itariki 8 z'ukwa gatanu muri 2012, asiga abana. Ariko abana barakuze, ni bakuru. Wanyuma babiri banyuma bari muri kaminuza, umwe we arabura amezi 3 akayirangiza. Ariko turashimira Imana, umwe we twanahoranye, twari kumwe hano. Ariko ku ishuri ryabo hari gurupe igisura abarwayi, bari batahiwe gusura abarwayi. Avuye hano mu kanya agiye gusanga bagenzi be ngo bajye gusura abarwayi. Nawe ubwo ni igikorwa cy'urukundo, Imana ikimuhera umugisha. Rero nubwo mama Cyubahiro yaratashye, ariko ndashimira korali yaririmbyemo, itorero yakoremo umurimo w'Imana ko mubizirikana, ni byiza. Ariko nkavuga ngo harya njyewe wowe aho usengera, yaba ari hano yaba ari ahandi, uri mu bazibukwa nibataha. Ubu rero ni igihe cyacu cyo gukora ibyiza, ni igihe cyacu cyo kwandikisha ibizibukwa. Niba korali itorero rifata umwanya rikibuka abantu, harya ubwo Imana yo izabibagirwa. Ubu rero Imana iduha imbaraga zo gukora ibikwiriye, zo gukora byiza. Nubwo rero mama Cyubahiro yagiye, nk'umuvandimwe we, nkuzi neza ko ibyo yakoze bitarangiriye hano, nukuri nanjye ndahari. Nimujya mwibuka ko hari icyo mama Cyubahiro yakoze muri urusengero, ntimugasibe izina rye, mujye muvuga ngo ndahari. Njyewe numvishe ikintu cyiza cyo kubaka urusengero, ariko nukuri biraryoha. Ntago twabonye umwanya wo kwivuga. Nyisengera i Remera. Iyo mpicaye, yaba intebe nicayeho,
yaba inzu nicaye mu rusengero rwiza, numva nyuzwe, numva bimbereye kuko nabigizemo uruhare. Namwe n'abakristo nshuti z'uru rusengero, umunsi uzicara hano hari ukuntu urusengero rwahinduriwe amateka, wabigizemo uruhare, ni ukuri uzumva unezerewe, uzumva nyine ari uburenganzira bwawe, uzumva bizakuryohera. Nanjye rero muri icyo gikorwa numvishe mufite, ntabwo nzi umunsi. Ubu uyu munsi navuga ngo natanga iki, ariko ntacyo ndi buvuge, ariko ndahari umunsi muzatangirira inyubako. Naba mfite ubushobozi nzabutanga, naba ntabufite ndi muzima nzaba umuyede, kuko abayede bo muri ino minsi barahenze. Ariko ndahari, ntago mama Cyubahiro yazimye, ndahari kugira ngo nkomereze aho yaragereje. Murakoze kandi mwakoze kubazirikana. Imana ibaho umugisha. Cyane musubira mu myanya yanyu. Turagira ngo mwegere umuyobozi wa gahunda hariya, arashaka kubakira. Buri muryango unyure ku muyobozi wa gahunda hariya awakire. Ubwo korari nayo irangije kuririmba, umushumba araza gufata umwanya agire icyo avuga kuri ino gahunda. Murakoze. Hari icyo nagira ngo manze n'isabire iri torero ndetse n'igiterane kiri hano. Ntimwishimye? Turasaba korari abakundwa na Yesu bari babanze bahaguruke. Gideyoni genda uko imbaraga zawe zingana, Gideyoni we genda uko imbaraga zawe zingana, ukiza Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani, mbese sinjye ugutumye agasigaho wishidikanya. Gideyoni genda uko imbaraga zawe zingana, Gideyoni we genda uko imbaraga zawe zingana, ukiza Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani, mbese sinjye ugutumye agasigaho wishidikanya. Sigaho kwisuzugura ngo uroroheje cyane, uzanisha Abamidiyani uresha umuntu umwe, n'ukuri nzabana nawe. Sigaho kwisuzugura ngo uroroheje cyane, uzanisha Abamidiyani uresha umuntu umwe, n'ukuri nzabana nawe. Amen. Inzozi numvise zintera imbaraga zo kurwana. Inzozi numvise zintera imbaraga zo kurwana. Inzozi numvise zintera imbaraga zo kurwana. Gideyoni numvise inzozi zintera imbaraga zo kurwana. Gideyoni we numvise inzozi zintera imbaraga zo kurwana. Numvise umuntu aratorera mugenzi we inzozi, ati mbonye ryasayirira itembagara mu rugerero, ikubita ku ihema ihera ko rigwa rigaramye. Numvise umuntu aratorera mugenzi we inzozi, ati mbonye ryasayirira itembagara mu rugerero, ikubita ku ihema ihera ko rigwa rigaramye. Mugenzi we arasobanura ati nta kindi yo ni ingwate ya Gideyoni.
none binteye imbaraga zo kurwana iyi ntambara nzayitsinda nta kabuza none binteye imbaraga zo kurwana iyi ntambara nzayitsinda nta kabuza ati nta kindi iyo ni inkota y'ibihori none imbaraga zo kurwana iyi ntambara nzayitsinda nta kabuza imbaraga zo kurwana iyi ntambara nzayitsinda nta kabuza binteye imbaraga zo kurwana iyi ntambara nzayitsinda nta kabuza amakondera ni muri ibyo nibyo byirukanye ingabo z'abamediyaniyo ibyo byirukanye ingabo z'abamidiyani amakondera ni muri ibyo nibyo byirukanye ingabo z'abamediyaniyo ibyo byirukanye ingabo z'abamidiyani amakondera ni muri ibyo nibyo byirukanye ingabo z'abamidiyani amakondera ni muri ibyo byirukanye ingabo z'abamidiyani ibyo nibyo byirukanye ingabo z'abamidiyani ibyo nibyo byirukanye ingabo z'abamidiyani barirukana barahunga imbaraga z'Imana ibyo nibyo byirukanye ingabo z'abamidiyani ibyo ni ibyo byirukanye ingabo z'abamidiyaniyo ibyo byirukanye ingabo z'abamidiyani ibyo ni ibyo byirukanye ingabo z'abamidiyani ibyo byirukanye ingabo z'abamidiyani haleluya haleluya Mana yacu shimwe Mana yacu shimwe Mana yacu shimwe Amina. Oh, Imana ishimwe Mana yacu shimwe Imana ishimwe Imana ishimwe njye nagize ingorane rero zo kugira ngo aba bantu bose babe baranciye mu maboko mbareba nongeye kwibuka imirimo yabo ndavuga ngo ariko Mana ubu nimpfa mpereye kuri Alphonse ku magambo make Alphonse yikoreraga ibyuma ku wa gatatu akajya kubizana kwa macyubahiro akabizana mu rusengero tukabirepeteraho twasoza kurepeta akongera akabyikorera kibe amagitari akongera akabisubiza kwa mama cyubahiro kuri stock ku wa gatandatu akongera akazinduka akabyikorera akabizana mu rusengero twasoza repetition akongera akabyikorera akabisubizayo mu gitondo akabyikorera akabigeza mu rusengero twarangiza amateraniro akongera akabyikorera akabisubiza kwa macyubahiro imyaka yose yabaye muri korali na rada ntawigiza mwakira turi mu masengesho Imana iratubwira ngo umugeni wihuse ntago twatekereza ko umugeni wihuse arimo kuko nta nicyo yararwaye ariko igitangaje kuba umugeni wihuse
yateruye intebe asubira inyuma agwa muri pisine ahita apfa. Ntago wagwa muri pisine abandi bogeramo ngo hanyuma upfe, ariko kuko ari umugeni wihuse arataha. Ndavuga ngo Mana, ikibazo kiravuka maze gupfa, ninde uzikorera ibyuma, ninde uzatwara ibyuma? Ibibazo biba birebire, biba ngombwa ko dushyiraho umuntu twishyura ugomba kujya wikorera ibyuma. Mu gihe yamaze cyose muri korali ntigize yishyuza, nta n'uwo yigize abaza ati ntabyo ndi butware uyu munsi. Nta munsi yavuze ngo mfite akazi, kandi akazi yakoraga ubundi kamusabaga kugira gute kukabaho. Ariko umunsi yatashye twagongeye ushyiraho umuntu twishyura. Icyo ni kimwe ugomba gutekerezaho. Izakari mu myaka yose yabaye umubitsi wa korali, yakoraga akazi ariko akagerekaho n'akazi ko kuza kuba muri korali. Yari umukontable no mu kazi gasanzwe, yari kontable, ntago yari kontable gusa muri korali, ariko igihe cyose agahorana ishyaka ryo kuza gukora umurimo no kutubikira amafaranga. Mu myaka yose yabayemo iryo shyaka yaragiraga. Nawe Imana iratubwira ngo aratashye byihuse cyane. Turangije tugira gute? Turamuherekeza. Uriya mugabo umuntu ngiye kuvuga tujya kumushyingura nararize. Umwana arambwira ngo dore ngo rwose ngo nawe ndebere mwarimu arimo ararira. N'ukuri kandi ngiye ntari kurira, ariko yari umwana. Mama Cyubahiro mu myaka yose twabanye ari umudiyakoni w'itorero, abika amafaranga y'itorero, agaburira abashyitsi. Ntitwigize twishyura intebe muri icyo gihe cye akiriho. Ibiterane byose twakoze yazanaga intebe mu rusengero, ntitwigize tukodesha intebe mu gihe Mama Cyubahiro arahari. Ntitwigize dutekereza uko twakira abashyitsi Mama Cyubahiro ariho. Kubera iki? Iyo abashyitsi bazaga yatangaga komande, ibyo kurya, ibyo kunywa, ndetse naho gukorera inama, naho kwakira abashyitsi. Mama Cyubahiro ntitwigize tubigira. Amaze gupfa nibwo twakodesheje intebe, nibwo twatangiye kwishyura ibyo kurya. Mu gihe cyose yabaye muri korali nta na rimwe yari afite umutware udakijijwe, ariko icyumba we n'umutware we barumvikana batanga icyumba itorero ribikamo ibikoresho byacyo. Mu myaka yose yabayeho rero nta na rimwe twigize tugira icyo kibazo, ariko umunsi yatashye. Ikimbabaza rero cyane, nawe agiye gupfa uwo munsi arampamagara ati ngwino. Nza kumureba nimugora, arambwira ati ndumva ngifite imbaraga. Turaganira, ariko abantu benshi yaratangiye kubakumbuza, ababwira ati munshakire. Yakunda kunyita mu nywanyi, noneho mugezeho aranganiriza, ariko murebye ndamubwira ngo reka dusenge. Dutangiye gusenga ahita ajya muri koma. Duhamagaza ambulance tugezeho, turirukanka tujya CHK. Tukigera mu marembo yo kuri urgence umwuka urahera. Iyo ni ishusho nongera kwibuka. Mukakarisa abana be baturacyari kumwe, umutware we banuma hano muri 95. Nta korali twagiraga, niwe muntu wahagaze mu murimo wenyine, ari umuririmbyi wenyine. Abandi bose bahunze itorero, ahagarara muri korali wenyine. Yitwa umuyobozi utagira abakristo ayobora, utagira abaririmbyi ayobora. Abikora imyaka myinshi, tuza kugeza igihe uko Imana igenda itugira neza, tugira korali, aba president wa korali Ijwi ry'Impanda. Ariko akaba ari umuntu washoboraga kumara icyumweru. Iyo amaraga icyumweru atagiye mu bitaro, ku cyumweru yashimaga Imana. Imana iza kugeza igihe iramukiza mu buzima.
akora umurimo w'Imana. Iyo yabyinaga muri urusengero aravuga ngo nimureke nyibyinire kuko hari igihe namaze ntagira ubuzima bwo kuba iwanjye, ngira ubuzima bwo kuba mu bitaro. Ariko igihe kiza kugera Imana iratubwira ngo aratashye. Nawe Imana igira gutira mucyura mu myaka yose yabayeho, ari umuririmbyi, ari umuyobozi, kuva abandi bose bagata umurimo agasigara mu murimo. Ibyo ndabyibuka cyane, nkavuga ngo Mana icyama nanjye umunsi umwe, ntago nzi uko byagenda, ariko nongeye kwibuka imirimo yabo. Ndakwifuriza nawe kuba umumaro mu itorero, ndakwifuriza nawe kuba umumaro mu gihe urimo cyangwa se mu cyiciro urimo. Ndakwifuriza yuko igihe uzatahira Imana igucyuye bazagira ibyo bakwibukiraho, ntibazibuke ya mirimo mibi batubwiye. Nongeye kubibuka rero, tumusezera niwe muntu wafungura urusengero, niyo warwinjiyemo kuko yarishizemo imbaraga nyinshi, arushyiramo umwanya munini cyane. Mama Cyubahiro rwose n'umuryango we, Imana ibahe umugisha. Nita nkuko bivuze nawe nk'umuvandimwe, kandi nkuko nubundi uru rusengero turimo, aya madirishya mureba hano hepfo ku ruhande rwo hepfo, yahagarariye abadamu aravuga ati tuzaba ba mbere kugeza igihe iyi nyubako izarangirira. Aravuga ati mujye mudukatira nk'abagore, mudukatire. Yubaka uru rusengero tubakatira bakaba ba mbere, abagabo tukaba ba nyuma, tukabakatira, hakaba n'igihe tubakatira hanini kugira ngo turebe ko babishobora, ariko bikarangira bagize gute batubanye aba mbere. Kubera iki? Kubera imbaraga Mama Cyubahiro yashiraga muri uyu murimo. Ajya gutaha rero rwose naramubwiye nti imirimo wakoze izambere isomo ntazibagirwa mu buzima bwanjye. Nundabyibutse rero, nongeye kubona ishusho ye, nibuka ndi mu cyumba, nibuka turebana, nibuka tugeze muri ambulance, nibuka maze guca, ndavuga ngo Mana icyampa nanjye umunsi umwe nkazataha neza, nkataha nk'umugenzi ujya mu ijuru. Ibyo ntabwo ari ibintu yenda aba president bari kuvuga, ariko ni ibintu icyo gihe urumva twabanye ndi mwarimu dukorana umurimo, abo bose uko bagiye bazamuka muri uyu murimo. Rero Imana ibahe umugisha. Imiryango yabo rero namwe ndabashimiye cyane, kubera yuko mwashyigikiye imiryango yanyu. Iyo mutayishyigikira, iyo aba badamu badashyigikira abatware babo, iyo banita n'abana nabo badashyigikira Mama Cyubahiro umutware ngo amushyigikire, ntago byari gushoboka. Ariko kuko Imana yabikoze, niyo mpamvu uyu mwanya twongeye kubibuka, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Kera nabayeho ntajya ndira, narize ndi umurokore, ngende umupagani sinariraga, nta nicyo ashobora gukora ngo ndire, ariko ndi umurokore nagize amarangamutima ntigeze ngira ndi umupagani. Kuko ndi umupagani nta marangamutima, ntacyo ashobora gukora ngo kindize, kuko nari narababaye cyane bihagije, ku buryo rero ntari mfite umwanya wo kurira. Niyo nabonagurira nuko wabaga ufite impamvu zitumwa uzikuneje, buriya muntu afite uko yanezera. Ariko kubera ngeze mu nzu y'Imana, mujye mwihangana kuri icyo gikorwa. Rero imiryango rero twafatanije namwe, korali Narada ndetse na korali Ijwi ry'Imana bayigize bari muri Narada, abari muri mwebwe rwose Imana yarakoze kubana namwe, kandi iyo mirimo yose Imana ikomeze kudushyigikira rwose. Ntabwo mfite icyo navuga, ariko ndabashimiye. Uyu mwanya rero kugira ngo dusoze ntabatwara umwanya, ndagira ngo mbanze sabe komite y'abaterankunga ba korali Ijwi ry'Umwami Yesu, muhaguruke. Komite y'abaterankunga muhaguruke. Abakundwa na Yesu nako muhaguruke, murahari, nababonye rega murahari. Abari muri baterankunga rwose muri ya komite muhaguruke, apana komite ya korali. Ndababona mwese muri aho ngaho ko mudahaguruka. Yego, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Hari n'abandi bahoze bicaye hano nahoze mbona, na Sumayira arahari, nawe urahari, Imana iguhe umugisha. Aba rero tubana muri komite, kandi ubutaha nidusubira muri komite nzasaba yuko babahagarika.
nubwo ndi hano mfite ijambo ariko na hariya nzagira ijambo buriya. Iyi korari rero mubona tuyibereye abaterankunga, tubana muri komite, tubana mu bikorwa bitandukanye. Ndagira ngo mbashimire namwe kuko mwashyigikiye ino korari, mukayemerera, mukayishyigikira, mukanayiherekeza kandi mukaza hano. Abakundwa na Yesu namwe muhaguruke, mbashimire mu izina rya Yesu Kristo. Munyemerera abanyetorero mubaha amashyi menshi cyane, kandi rwose icyampa nkazagira abaririmbyi bangana namwe. Ni icyifuzo, ni ishyari mfite, ni ishyari mfite. Na radi byumve, byiringiro ibyumve, worship team ibyumve, n'izindi zizavuka. Nagize ishyari yo kwagura uruhimbi, tukagira uruhimbi koko abantu muzaza ubutaha ni mugaruka, ntago muzongera kubyigana cyangwa se mugira ikibazo na kimwe, muzasanga natwe tungana namwe. Imana ibahe umugisha. Hamwe na komite rero ndabashimiye cyane, abaririmbyi mwese ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Pastor, mugende mudutangire message ku buyobozi bw'itorero, twandikiye kandi bukatugirira icyizere, namwe bukabagirira icyizere nk'abayobozi. Ubwo ndavuga yaba team yaje iherekeje korari yacu, mudutangiriye message, muvuga butumwa wacu, abadiakoni baje, abarimu baje, abakunda korari, mwaje kubashyigikira mwese, tubasabiye umugisha. Munyemere nk'abanyetorero turambura ibiganza byacu tubasabira umugisha mu izina rya Yesu. Rwose mudutangirize ntashyo z'uko twabashimiye, kandi nimurangiza rwose mwiyicarire rwose, mutubwirire ubuyobozi bw'itorero ko twanezerewe nk'ubuyobozi bwa Methodiste Libre Paroisse ya Kicukiro, kandi n'ubutaha nimuduhamagara rwose tuzongera natwe tuze tubitabe. Natwe nitwongera kubahamagara namwe muzagire gute, muzongere mutwitabe. Nta kibi twibuka rero mu kubana kwacu. Mudutangire message, mutuvugire ubwo butumwa bw'uko itorero Methodiste Paroisse ya Kicukiro, ubuyobozi bwayo n'abanyetorero bayo bashimye cyane kandi babasabiye umugisha. Nimunyemerere nk'itorero twese twongere turambura ibiganza rwose dusabirire umugisha itorero rya ADEPR ryatanze uyu mwanya, kandi Imana ikomeze kuririnda, ikomeze kurishyigikira. Mudutangire ubwo butumwa rero, turabakunda. Pastor Benjamin yaje, ni Revera Pastor, dukorana umurimo, dufatanya, afite ikaramu nziza. Yangeze arakoze cyane, arambwiye ngo iyi karamu niyampaye kugira ngo aya mateka nzagire gute, nzayandike. Uyu munsi mubyiniye hano, nsoza mvuga akantu kamwe. Twateguye igiterane nk'iki ngiki, tumaze kugitegura dutumira amakorali atandukanye araza. Mukakarisa agaragara wenyine, uwo Mukakarisa twababwiye agaragara wenyine. Dufite amakorali yavuye Kibungo, dufite korali yavuye muri ADEPR Takwe, dufite korali yavuye za Gasyata, yewe twishyura n'abantu ngo baze bamushyigikire, bose baradutenguha ntibaza. Mukakarisa yambara uniforme ndayibuka, umukara n'umweru. Arangije arambaza ati dukora iki ko dusebye? Ndamubwira ni humura, twari tufite umuntu aho muri teraniro uzi gutera amakorasi, atera amakorasi cyane, abantu turabyina turanezerwa. Tumaze kunezerwa ndavuga ngo mwatinze mwicare. Bicaye bagira ngo korali ijwi ry'impanda irahari, kandi Mukakarisa burya yarangije korali ijwi ry'impanda. Bagira bati ko kira korali iraririmba, bagomba kubareka bakaza bakaririmba. Ariko Imana imuha umugisha, uhe umugisha umuryango we, kandi ijye wibuka imirimo kuko Imana yo ntiyibagirwa. Haleluya. Ibyo byose rero tubyandika no ku mitima yacu. Rero Imana ibaha umugisha, bayobozi namwe mwakomeje kuba hano. Ndabashimiye rero kandi mbifuriza
n'ubundi gukomeza kugira ikaze no kugira umugisha w'Imana. Aho muzagera hose muzantangire intashyo ko mu izina ry'ubuyobozi ndetse n'abanyetorero twashimye kandi tubaramukije mu izina rya Yesu. Amen. tuzamura Imana yacu tubahiro. Haleluya. Imana yacu ni nziza. Haleluya. Basanze Imana yacu ariyo yonyine ikwiriye kubahwa. Tubahiro n'icyayo yonyine. Twasanze ari wowe Mana yonyine ikwiriye kubahwa. Twasanze ari wowe Mana yonyine ikwiriye kubahwa. Kuva twakumenya ntacyo twakuburanye, ntacyo tugushinja, akira ishimwe. Twasanze ari wowe Mana yonyine ikwiriye kubahwa. Twasanze ari wowe Mana yonyine ikwiriye kubahwa. Kuva twakumenya ntacyo twakuburanye, ntacyo tugushinja, akira ishimwe. Twahuye na byinshi bitunaniza, twanyuze mu mashyamba y'inzitane, ukuboko kwawe Mana we twagumanye natwe. Twahuye na byinshi bitunaniza, Twahuye na byinshi bitunaniza, twanyuze mu mashyamba y'inzitane, ukuboko kwawe Mana we twagumanye natwe. ntabwo wadusize, Ntabwo wadusize, wagumanye natwe mu nzira, waduhaye amazi yo kunywa, ntacyo tugushinja, akira ishimwe. Ntabwo wadusize, wagumanye natwe mu nzira, waduhaye amazi yo kunywa, ntacyo tugushinja, akira ishimwe. Ntabwo wadusize, wagumanye natwe mu nzira, waduhaye amazi yo kunywa, ntacyo tugushinja, akira ishimwe. tubahiro n'icyawe Mana. Haleluya. Ibyo wasezeranye natwe muri iyi nzira, ubwinshi muri byo twarabibonye. Mana, Ibyo wasezeranye n'itorero, ibyo wasezeranye natwe muri iyi nzira, ubwinshi muri byo twarabibonye. Mana, ibyo biduha ibyo biduha icyizere cyuzuye ko n'ibyo utarakora uzabikora. Ibyo biduha icyizere cyuzuye ko n'ibyo utarakora uzabikora. Ibyo wasezeranye natwe muri iyi nzira, ibyinshi muri byo twarabibonye. Mana, ibyo wasezeranye natwe, ibyo wasezeranye natwe tuba gusenga muri iyi nzira, imisozi